maze rero gushyira umukono mu izina ryanyu kuri ayo masezerano y'amahoro. Nimumfashe banyarwanda banyarwandakazi, nimufashe guverinoma yanyu kuyashyira mu bikorwa, maze imyanzuro yakubiyemo yubahirizwa na bose kandi ibagirire koko akamaro. Mu buryo bwo gukurikiza ayo masezerano hagiye gushyirwaho inzego z'ubutegetsi bw'igihe cy'inzibacyuho kindi, arizo cyane cyane guverinoma y'inzibacyuho yaguwe n'inteko y'igihugu ishinga amategeko y'inzibacyuho ndetse n'ingabo nshya z'igihugu. Izo nzego zikazahurirwaho na FPR Inkotanyi. Ndagira ngo nsabe nkomeje amashyaka yose ndetse nsabe na FPR ubwayo, ariko cyane cyane amashyaka yiyemeje gushinga guverinoma y'inzibacyuho yaguye, nyasabe gushishoza, nyasabe gushyira mu gaciro. Mbasabye kurangwa no koroherana no kudatsimbarara ku bitekerezo, hagakorwa ibishobotse byose kugira ngo aho tugeze hatazagira ubangamira undi mwishyirwa mu bikorwa by'ayo masezerano y'amahoro. Ni ngombwa kandi ko ayo masezerano y'amahoro amaze gushyirwaho umukono akomeza gusobanurirwa abanyarwanda kugira ngo abacengere koko, maze uwayitwaza wese yimirije imbere kuyatambamira kubera inyungu ze bwite cyangwa se izabo baba bafatanije azahite yamaganwa. Nsabye rero guverinoma kuyasesengurira abanyarwanda. Nsabye itangazamakuru ari irya leta ari iry'abigenga kwigisha ayo masezerano uko ateye nuko agomba kumvikana, maze ayo masezerano akaba koko umuhuza nyakuri w'abanyarwanda aho bari hose, ari mu Rwanda ari no mu mahanga. Banyarwanda banyarwandakazi, nk'uko nayo batangarije ku itariki ya 1 Nyakanga ishize, igihe twibukaga isabukuru ya 31 twibukaho ubwigenge bw'igihugu cyacu, ndifuza kongera kubibutsa ko ubu ngubu dutangiye ibihe bishya, ibihe buri wese asabwa gutanga n'ingufu ze zose umusanzu ashoboye kugira ngo twubake igihugu cyacu. Muri urwo rwego ndagira ngo nongere nsabe ko buri munyarwanda wese yakwitegura n'umutima utuje kwakira no kuzabana neza n'abanyarwanda bandi bazabatahutse, maze twese hamwe tugashishikara kubaka u Rwanda rwacu mu mahoro no mu mutekano. Nongeye kubwira bose ni muze murisanga muri icyo gihugu cy'abasokuruza, igihugu mwari mwaravukijwe kubera impamvu twese zitaduturutseho. Nongeye kandi gusaba abagize FPR Inkotanyi bagiye kugira abahagarariye mu nzego zose z'ubutegetsi kumva ko bari mu mutuzo hamwe n'abandi banyarwanda, nta rusaku rw'amasasu, bityo tugashakira hamwe icyateza kurushaho igihugu cyacu imbere. Ngabo y'u Rwanda, ndifuza cyane muri uyu mwanya kubashimira mwese kandi nkabashimira mu izina ry'abanyarwanda bose, mbashimira ubutwari mutahwemye kugaragaza murwanira usugire bw'u Rwanda rwacu. Aya masezerano y'amahoro amaze gushyirwaho umukono nayatuye abanyarwanda bose, namwe rero ndayabatuye. Mwashoboye kurengera u Rwanda kandi ntimuzabiteguzukaho, murakomeze mube maso. Mwashoboye kwima amatwi abari bagambiriye kubadohora, muzahore mubishimirwa. Twibuke rero intwari zacu zatabarutse, twibuke abacu intambara yamugaje, twibuke imiryango yanyu yahangayikishijwe n'iyi ntambara. Mwese uko muri ingabo z'u Rwanda
abanyarwanda twese turabishimiye kandi turabashimira. Tubashimira ubwitange mutahwemye kutwereka muharanira ubuzima bw'abanyarwanda, muharanira ubusugire bw'igihugu cyose. Tubijeje ko tutazahwema kububaha no kububahiriza. Namwe kandi nimubanire abanyarwanda bose, mubereke ko ari bo mubereyeho, maze igihango mwari mufitanye n'abanyarwanda mbere y'intambara gituma amasezerano y'amahoro aba uruhererekane hagati yanyu nabo. Nimuharanire umutekano wabo, maze mubisangemo aho kugira ngo babikange. Banyarwanda, banyarwandakazi, iyi ntambara yazanye intwaro nyinshi muri iki gihugu, maze ubugizi bwa nabi buriyongera kandi bwiyongera bwitwaje izo ntwaro. Ndasaba guverinoma ko iziga uburyo bwose bushoboka kugira ngo ubwo bugizi bwa nabi bwakomejwe cyane cyane n'iyi ntambara bushobore gucyahwa, maze abaturage bagira amahoro. Nifurije inzego z'ubutegetsi zizaturuka kuri aya masezerano, cyane cyane guverinoma n'inteko ishinga amategeko by'inzibacyuho, kuzayoborana ubushishozi bwinshi igihugu cyacu mu gihe cy'inzibacyuho gitaha kizamara amezi 22 kikazarangizwa n'amatora. Nifurije ingabo nshya z'igihugu kurangwa na discipline. Nzifurije kuzahuzwa no kumva ko zigomba guharanira ubumwe bw'abanyarwanda bose, zikarangwa n'ubwumvikane n'ubwiyunge hagati y'abazigize bose. Muri iyi minsi banyarwanda, banyarwandakazi, muri iyi minsi mu Rwanda hose dusaba Imana, tuyisabe ihe abanyarwanda bose, ariko cyane cyane ihe abayobozi babo ubwitonzi buhagije kugira ngo u Rwanda rwacu rwongere rurangwe n'ubumwe bw'abanyarwanda, rwongere rurangwe n'amahoro, kandi abarutuye bongere bitabire koko amajyambere y'igihugu, amajyambere kuri bose, amajyambere hose, amajyambere asaranganijwe.